wa Repubulika. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imvugo niyo ngiro. Nkaba nitwa Hitimana Jean Baptiste, nkaba nkomoka mu murenge wa Zaza, akagari ka Nyagatugunda, umudugudu wo ku Muyange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngiye kugeza akarengane kanjye ndarenganyijwe n'akarere na rwiyemezamirimo. Rwiyemezamirimo bamuhaye akazi ku karere, nawe araza mpa akazi, nanjye nshaka abagenzi banjye dufatanyije dukora ku kazi ko kwandira ibiti byo gutera ku mbandasi z'ibiyaga. Rwiyemezamirimo ibiti bimaze gukura, biba ngombwa ko ataduhembye ibiti turabihagarika. Tumaze kubihagarika, mwarabitemye no kubihagarika, mwarabitemye ibyo twarabihagaritse kubitera. Noneho haza nafa w'akarere ariyo bita Vena, haza na Ragi w'akarere ariyo bita Filiberi, baraza bambwira ko ibiti tubitanga bakabitera, none ko batazamuha amafaranga ari uko ataduhaye yacu. Birangije hashize ukwezi ibiti bimaze guterwa, byabaye ngombwa ko mpamagara ku karere, mpamagara nafa. Ntabwo amafaranga bayaguhaye? Nta mafaranga bayabahaye. Ntayo bampaye. Abuvuga bari he? Baracyari mu buyobozi cyangwa baracyari mu buyobozi? Wavuze ko witwa nde? Nitwa Hitimana Jean Baptiste. Hitimana ari he? Nta uri hano ngo atubwire. Uwo navuze ni oya, ndabaza, genda kubaza uwo aba bayobozi mubo wabwiye yitwa nde? Ni Vena, n'uwitwa Vena, n'uwitwa Ragi w'akarere. Arabari hano? Tugirire vuba. Na Ragi na twihutishirize, tugirire vuba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko reka yabuze, babuze bombe kubera iki se yaba atari hano? Aho ari hose ntabwo atwumva. Yamenye ko icyo kibazo uri bukizana arabura. Meya, gira icyo tubwira. Urakizi ikibazo kwanza? Uwo mukozi waravuganye? Ariko uwo mukozi kuki bujya mu manama bakajya kumureba, mwamufatiye ibyemezo ahubwo ari we? Aho tubimenyeye mu cyumweru gishize tukanamutuma kumuganiriza bakamenya ikibazo ko giteye, ko hari n'abandi bagenzi be bari barakoranye barishyurwa. Yatubwiye ko yasanze atarishyurwa kandi yari yaramubwiye ko bazafatira garanti. Ubu rero twari twabwiye uriya mugabo ko tugiye kukimukurikirana n'umukozi tukabimubaza, kuko umukozi ubwo yaraduhemukiye yagize amakuru uriya yatubwira. Ubwo arabahemukira yarangiza akagenda gusa aryo? Oya, ntabwo azagenda gutyo. Ntabwo bizagenda gutyo. Ikibazo cyawe cy'uriya mugabo kirakemuka vuba cyane. Turagikemura. Baragikemura? Icyumweru kitararangira barabagikemuye? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko aba bateye ikibazo nabo bari bakwiye kugira icyo batubwira, nuko babuze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Dr. Namanya William, nkaba ndi umuyobozi w'ibitaro bya Kibungo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndumva mbere na mbere namaza kugashimira ibitaro bya Kibungo byabaye referral hospital. Nkaba nabashimira yuko mwabigizemo uruhare, nkaba numva nawe bashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niko kazi kanjye, nibyo nshinzwe. Murakoze nyakubahwa. Komeza ibyo ashaka kugeraho. Ikibazo mfite ntabwo ari ikibazo, ni icyifuzo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibitaro bya Kibungo nk'uko nari mbivuze ni ibitaro bifite abaganga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abaganga bakaba bahura n'ingorane cyane cyane zo kubura aho baba, bigatuma kubera ko bategereye ibitaro serivisi zitangwa bikagorana
cyane cyane nk'igihe cya nijoro birumvikana n'igihe cya weekend. birumvikana Nyakubahwa nkaba nabasabaga amacumbi y'abaganga. nibyo birumvikana meya na minisante wabyumva urumva kidafite ishingiro icyo kibazo dushakisha uburyo bwose icyo kibazo cyakemuka hagati ya minisante n'akarere mu bikurikirane ibyo twashobora gufasha tuzabifasha. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndumva akandi kabazo mfite. Akarere kabanze gashaka ikibanza cyegereye aho ngaho kibone, hanyuma uko twakubaka muri icyo kibanza kugira ngo dufashe abo baganga nabyo bizakurikiraho. Akandi kabazo nyakubahwa perezida wa repubulika mfite ni akabazo k'abaganga abadiregiteri b'ibitaro bose, yenda ibitaro 46 byo dufite mu Rwanda. Nyakubahwa perezida wa repubulika, akenshi tugira akazi kenshi uko kujya ku matere, kujya kuvura cyangwa se dukurikirana n'ibikorwa by'ubuvuzi mu karere aho umuntu aba arimo, ariko nyakubahwa ugasanga nta bushobozi bwo kugerayo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nkaba nagusabaga ko mwatugenera ubushobozi mukadufasha. Ni byinshi byo bigomba kuba bibuze mu bushobozi, ariko ibyo muzabanze mubinyuze mu nzira bikwiye kuba binyura. Hari inzego zibishinzwe, minisante, ibyo byose ukwiriye kubimenya bakabizana mu nzego za leta tugashaka ibishoboka bigakorwa. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ariko ibyo uvuga byo nibyo, ariko uburyo bwo kubikemura ngira ngo bwaba ubundi, kuko gukemura akabazo kamwe aha ukajya ahandi ugakemura kandi bidafite uburyo bikurikije. Ibyo bibazo uvuga ndifuza ko inzego zibishinzwe twabyigira hamwe tukareba icyo leta ishoboye ikabikora. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ikibazo mfite cyo ngiye kukugezaho ni ikibazo kijyanye n'umushinga ushinzwe kongera ingufu z'amashanyarazi REG. Dufite insinga hano hepfo mu kagari ka Ruhembe. Nitwa Mbonyumukuru Gilbert, ndi mu murenge wa Zaza, akagari ka Ruhembe, umudugudu wa Kabeza. Dufite insinga z'amashanyarazi zimaze igihe kinini mu butaka, kugeza ubwo byacagaguritse nta mabuwate ariho. Ubwo izo nsinga amazi asigaye aza y'imvura yaguye agatemberamo, ugasanga umuntu wese ukase muri ya mazi amashanyarazi aramufasha. Nibyo birumvikana. Ikibazo twakigejeje ku murenge, tugihaye meya, kimaze imyaka 3, yarabatubwiriye icyo badukorera. Iyo bidupfanye bikamera gutyo turatabaza ngo baze badukize uwo muriro. Icyo badukorera baduca tike ya moto izabazana, tukareba tugasanga umuriro twafashe niwo kuduteza ibibazo. Abaca itike ni bame, baratubwira ngo turitegera moto, hashira icyumweru bikongera bigapfa, tukongera tugatega. Kandi icyo babahaye nizo nsinga gusa ziba. Insinga ni iza mbere y'intambara ntago nibyo, ariko ubwo mufite insinga gusa nta mashanyarazi abafasha mu amashanyarazi turayafite yari mu gihe cy'izuba, ariko iyo imvura iguye amazi akanyuramo umuhanda wose uhinduka umuriro. Tukaba dusaba nyakubahwa perezida wa repubulika meya, abantu ba infrastructure hari uri hano ari REG, ari abashinzwe ibyo wabyumvise rwose. Ntabwo nzi icyo cyari gitegereje, ahubwo nibwo nyumvise, ariko ejo kizarara kirangiye. Ariko urumva wese mwaba mushinzwe ibintu ntimumenye, mukwiye kuba mubizi, mukwiye kuba muzi icyo kibazo. Biraza no kwica n'abantu ahubwo, usibye kuko ibyo atavuze nuko izo nsinga ubundi zica abantu. So ntabwo dutegereza ko abantu bapfa, ariko mukemura icyo cyaho ngaho n'ahandi byaba biri hose
ukwiye kubyitaho mukabikemura. ahandi mu cyumweru gitaha bizaba birangiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo twahuye nacyo nijoro, bamanukanye imodoka baraza barabitaba nta nambuwate bashyizeho. Ubu ni ukuvuga ngo hamwe nijoro hari abantu bahakataga ku butaka umuriro ukabafata, bishobotse baza bakabivanamo uko byari bimeze nibura. Urumva niba ari uko birangira ntabwo ari byo. Niba ari uko, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niba ari uko mubirangiza mubihagarike, murangize mu buryo bikwiye. mu kanya inama ikirangira barahita bagenda babikosora. Ikindi kibazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo cy'amazi. Ubwo ikigo gishinzwe kuduha amazi mu kagari ka Ruhembe dufitemo imigezi ibiri igurisha amazi ku ijerekani 30, uwayifatiye w'umuturage akatugurisha 50. Tukareba ayo mazi ya Senkani ku kibido ni amazi aduhenda, amafaranga ntago tuyabona. Ngo ni amazi aturuka he? Aturuka hano hepfo mu gishanga. Nayatanzwe na reji, ngo ni reji, icyo kigo kiyashinzwe. Hanyuma abayacuruza ni abakorera reji. Abakorera reji bacuruza kuri 30, ariko bakaba ari imigezi ibiri dufite. Tugasanga iyo migezi ari mikeya, kandi twajya nko mu mujyi tugasanga mu mujyi amazi arahendutse, twaza hano mu cyaro aha twegereye tugasanga arahendutse. Ko bacuruza kuri 30 bikagera kuri 50 gute? 50 ni umuturage, hari umugezi uvomerwaho n'abaturage wa 30. Hakabaho noneho nkanjye nkayifatira, namara kuyifatira umuntu yaza yasanga wenda handi badahari akaza kuvoma kwanjye mu rugo, nkamuca amafaranga 50 kuko ari umugezi wanjye wo mu rugo. Amazi rakaba duhenda, bityo bamwe tukaba dushoka. Umugezi wo mu rugo umeze ute? Ntabwo myumva neza. Hari ukuntu ngenja bagira water users association, zo rero zongeraho igiciro kubera ko bayamaintaininga, ariko reg iyo yatangiye 30. So hariho system yo kumanaginga amazi. Ariko ibyo se bigira ababimaneginga barabihase. Oya biba organized ku rwego. Meya wadusobanurira na byumve neza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo wenda umuturage kivuza ari kigufa ariko ni kigari cyane, kiri ndabihina. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kiri hano muri ibi bice byazaza izi zone z'amashuri, aho abamareji acunga amazi agurisha amazi ahenze ku kilo cya 30 ugereranyije no mu mujyi aho amazi agura 10. Ikimwe mu kibitera nuko ku masoko bakoresha moteri zikoresha mazutu, bakaba bavuga ko bibahenda, ariko twasabye rura kiziga igakura ubugenzuzi ikagena n'ibiciro. Abo bihenda ni bande? Bihenda abaturage kuko bagura jerekani kuri 30 mu mujyi igura amafaranga 10. Kuki se hatabaho ikigega abaturage bashyiramo amafaranga bigatuma noneho cyari cyashatswe nk'igisubizo nuko hageraho amashanyarazi yatuma amazi aza noneho bigahindukira abantu. Naho iyo bikoresha mazutu wafashe ushinzwe reji azamura igiciro. Igisubizo twakiboneraga mu kujyana y'amashanyarazi, hanyuma tukanabwira na rura ko twarakoranye yakoze study yo kugira ngo igende ibiciro, none abaturage ntibajye babyihererana ngo umuntu agurisha uko ashatse. Nibyo nyine ngendeho ndashakisha aho bigera ko uwo muntu agurisha uko ashatse. Abantu inzego z'ubuyobozi zibigezemo n'uruhare zigafatanya n'abaturage, hari uburyo bwashaka bworoshye. Yagomba kuba hari abantu babyihererana bakabyikorera uko bashatse, nyine abaturage bandi bakabigwamo. Impamvu batanga niyo ngiye, ariko ngira ngo abantu babiganira tukayikora. Ariko impamvu batanga, wowe iyo utanga ni iyihe? Iyo ubyize usanga ari iyihe? Naho ababyihererana babyungukiramo nyine bazaguha impamvu. Ariko nk'abayobozi muba mukwiye kubyiga mukareba niba bifite ishingiro, igihe hagishakishwa ubwo buryo bundi bavugaga bw'amashanyarazi bwabyoroshye. Tuzabiganira tubikeneye kubikurikirana mukamenya ukuri kwabyo. Naho urumva ko biri hejuru nyine. Mu mujyi niba bigura 10, mu byaro bikagura 30. Mu byaro se niho hari abakire bakwiye kwishyura menshi. 30, 50 bikava kuri 30 bikajya kuri 50.
tugiye kureba abacunga amareji dusanga ntabwo banafitemo ari n'andi makosa tube Eh. twanabahindura. ubwo nabo barahari hano barabyumva ngira ngo mubikore vuba ariko mwihutishe ndabona imvura iza yihuta. murakoze. Mu magambo Murakoze. make shyira ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe mu magambo make. Nitwa Uwazigira Esther turuka mu murenge wa Rurenge akagari ka Rugese umudugudu wa Kiyanja. Ndi umwe mu miryango yatahutse ivuye Tanzania 2006 dutuzwa muri ako kagari mu mudugudu wa Kiyanja, hanyuma turubakirwa duhabwa n'ubutaka ku nkengero z'igishanga cy'umurenge wa Rurenge ndetse n'umurenge wa Remera. Bamwe tuza kubura umugisha wo kugira ngo tubone ibyangombwa byawo kandi abandi baza kubaruza barayibona. Imiryango yaje kubona ibyangombwa ni imiryango 83, yaje kubura ibyangombwa bakatubwira ko ubutaka ari ubwa Minagiri tutabufiteho uburenganzira ni imiryango 20. Ikibazo cyanjye nakigejeje ku buyobozi bw'umurenge ndetse n'ubw'akarere ndetse nkigeza no mu biro by'ubutaka i Kayonza. Mukunzi aza kunyandikira ibaruha ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2015 ambwira ko ikibazo kikiri cya kindi ubutaka ari ubwa Minagiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko abo bandi babuhawe ubwo nyine ntabwo ari ubwa Minagiri bwo birashoboka ko ntabwo ari bumwe, ntabwo ari ubutaka bumwe, ndavuga ntiburi hamwe. Ubutaka bumwe bwari buzengurutse bwose ni ku nkuka z'igishanga. Ubwo ikibazo bizeho hari ubizi iki kibazo mu bayobozi cy'umwihariko cye madamu avuga. Mukunzi twihutishirize tubwire. Magambo make dusobanura. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko akivuga niko giteye koko. Ubutaka babuhawe n'umurenge ariko igice kimwe ari ubutaka bwa Minagiri. Icyo twabasabye kugira ngo tubahe ibyangombwa ni ukubinyuza muri Minagiri, akarere kabahaye gakorana na Minagiri tukabaha ibyangombwa niba Minagiri yemera ko buriya butaka twabuha abaturage. Ibyo bidashobotse batabuhaye Minagiri iramutse itaburekuye, hakwiye kuba hashakishwa n'ubundi buryo. Kuki hari n'ahandi hatashakishwa na Minagiri simbibujijwe, na Minagiri izareba itubwire niba yabuha abo baturage bitewe n'ibyo bafite muri gahunda zabo, ariko none bidashobotse, biramutse bidashobotse kuki nta bundi buryo bushakishwa? Nibyo twasabaga akarere na Minagiri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Oya ndavuga reka Minagiri tube tuyivanyemo, katuvuye ko aha Minagiri hadashobotse, aba aricyo tubanza dukorereho, ahandi nta handi haboneka. Tubifashijwemo n'akarere nyakubahwa Perezida wa Repubulika. We ni akarere rero kurusha akarere. Abantu bashakisha ariko kubera ko ikibazo gisa naho kigaragara mu karere ahantu henshi hagiye hari ubutaka bwa Minagiri cyangwa Minirena bwagiye buhabwa abaturage, bamwe bakahatuzwa abandi bakahaguhinga, kugira ngo ntabwo twavuga ko dufite ubutaka bwinshi bwa leta dutanga mu karere, ubwinshi usanga ari ibyo bigo nyine, kugira ngo abantu bafatanya. Reka noneho tukirekere Minagiri na local government then n'abandi bayobozi b'uturere bakibakemurire mu minsi mike. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mushaka igisubizo, byaba ushingiye kuri Minagiri byaba ubundi buryo ushaka igisubizo. Ikibazo cya kabiri nari mfite, abaturage dutuye muri ako kagari ka Rugese tugira ingorabahizi ku busafiri butugeza i Rwamagana. Kuri uyu muhanda uva Rwamagana uza Karembo twajyaga tugira bisi ikajya idutwara amafaranga 500, ariko ubu kugira ngo dushyike muri iryo soko kandi iryo soko dufite rigaragara cyangwa se rya Kibungo wa transport Minister of State wa transport ntimwafasha twafasha mukoranye n'inzego z'abikorera namwe ubwanyu. Ikibazo cya wavuze ko ari heburetse gato ni hehe? mu kagari ka Rugese, mu kagari ka Rugese umurenge wa Rurenge.
icyo bakeneye ni bisi nyakubahwa perezida wa repubulika turakorana n'abikorera ku giti cyabo uburyo ubwo ari bwo bwose uburyo ubwo ari bwo bwose bisi ibonekeje muri uwo muhanda bisi turayishaka turaza gushakisha uburyo bwa bisi murakoze perezida wa repubulika naho uyu muhanda twaje umuhanda wo ndareba uri na mwiza ariko umuhanda utagira imodoka se ziwugendamo n'uwiye urakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Bazirunguka Jean Pierre nkaba ndi umuturage utuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Murama akagari ka Gitaraga nyakubahwa perezida wa repubulika shimishijwe no kukubona aha ngaha cyane cyane nk'umuhinzi w'ibigori ndumva mbyishimiye cyane kuko nibwo nkubonye mu maso yanjye kuri hegitari weza ibigori toni zingahe nyakubahwa perezida wa repubulika ubu ngeze kuri toni 5.5 ndumva bigana mu nzira nziza nyakubahwa perezida wa repubulika ikinza nyanga ni ukugira ngo ngushimire mu murenge wa Murama mu mwaka wa 2011 twari abahinzi b'ibigori twari turiho nabi ntabwo twabashaka kwihaza mu biribwa twari dufite inzara abana bacu badashobora kuja kwishuri ihutisha dore imvura iraje nyinshi cyane reka tukurangirizeho nyakubahwa perezida wa repubulika icyo nashatse kuganishaho kuvaho haze gahunda ya leta yo guhuza ubutaka muri 2011 twishyize hamwe turi abanyamuryango 350 twashoboraga kweza toni 50 kuri hegitari 200 twari dufite ariko nyakubahwa perezida wa repubulika icyatumye mvunza gushimira uyu munsi tugeze kuri toni 900 kuri izo hegitari dushobora kugeza ku isoko akoze cyane zimeze neza zifite